nibyo nzamubwira nibyo nzamusobanurira. Sister sinzi niba wumva uburyo gukunda bivuna. Rega ntabwo nanze gukunda ariko ikibazo kunda umuntu muzima, kunda umuntu wa presenta buri muntu wese akakumva. Nakwemere ko nzagushyigikira sibyo, nzagukorera ubukwe iwe n'ibinarimba nzagusana no muri Amerika nzagutoza sibyo, ariko wemere ushaka umukobwa muzima kandi nanjye nkunze nibwo nazabana nawe sibyo. Ese nk'ubwo batse urugo rukaba rubi sibyo, nagari ngaruka yawe wenyine nanjye yangiraho nibyo bigushimisha. Sister uriya mwana ni muzima, uriya mwana ndi mu maraso. Ariko ufite ikindi kibazo, ushaka ufite ikindi kibazo nazi, ushaka ufite ikibazo. Gusa narije kugushimira, warakoze ibyo wankoreye byose. Niba ukeneye kunshimira uri guha agaciro ibyo nagukoreye sibyo, ntundutishe umukozi wo mu rugo. Lucas, ejo n'ejo buno uzongera unyenere sibyo, ntabwo ubuzima burangiriye aha. Ntabwo nabura gukenera umuvandimwe wanjye ibihe byose, kandi nkuko nawe hari icyo unkeneye icyo ari cyo cyose ndi umuvandimwe wawe, ariko nanone ntabwo nshobora gushaka uwo ushaka ngo ndeke gushaka uwo nshaka. Umbabarire, uriya ni umutima wanjye. Ikintu kimbabaje no gutandukana njye nawe n'umukozi. Ahubwo ntuzakomeza kumwita umukozi, uzajya umwita umukozi. Si n'umukozi gusa ahubwo nino umva nino muturage ahubwo. Bariya si mu gushaka ko ndongora abo n'abayobozi. Uriya mwana yarize we, uriya mwana yarize n'umwana wo mu bakire. Okay. Undi azakira, afite amafaranga tuzafatanya Nta kibazo. Salimani bareze. Sa bonne chance ngaho genda. Mbega bararoga. Betty. 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 Bonjour. Bonjour. Comment va Betty? Hey, Ariel, c'est pas Tita. Ah oui. Ashaka ka cyayi cyangwa unkorere ka kofi katagira isukari, ariko nako genda ubanza ukazana uze cyangwa akariko kose sawa nta kibazo. Oya zana icyayi, zana byihutanye. Aderi, shakubaza ese wabuze ibya yakoze ejo ibyo yakoze yataye umwana ejo nasanze hano rero bamujujubije hano benda kumwitana banamwirukanye. Bamwirukanye? Yes. Sanze bamwihereranye rwose yataye umwana ngo umwana yaza kugira ikibazo nkibaza se madame naze Nasaba gukoza amakosa nk'iki kubyo batamwirukana. Sura kwirukana umuntu wese. noneho nijoro Nijoro guhambiriza umuntu nijoro. Kirababwira nimba yakoze amakosa kwirukana umuntu nijoro kamere wenda agende bukeye. Erega tujya impaka umwanzi nanjye. Ese ngo yarakoze iki? Kuko ntabyo yambwiye karakojeje. Ngo yaragiye ngo ata umwana mu cyumba madame isize ibyo yararimo
aragenda ngo mbese ngo ntiyamwitayeho muri make urumva ngo umwana yaza kugira ikibazo ngo bari kugira ngo nasanze ari bombori hano nazuga yarajyamaye igihe kingana gute ku buryo yataye ntabwo bigisha deni ntabwo mbizi ngewe izi ntambara za hano ngiye zimaze kundenga rwose guta umwana byo nanjye ntabwo nabishyigikira kuko ntabwo nashyigikira ko wirukana umuntu gutyo gusa ubundi ko wirukana umuntu wakunaniye wihanangirije wa nibyo narababaje se nimba umwana ari muzima akaba ari ubwa mbere yabikoze urumva yabikoze abigambiriye se kuki mwumva ko mwakwirukana ariko nawe ni umuntu gusa ntabwo twabishyigikira ariko nanone bavuga ko ntabwo navuze impamvu yo kuvuga ngo batamwirukana nyine ngiye cyo n'ubu atarituye hasi nkavunike ngo bigende gute ikintu nashaka kubaza se iyo mico waba uyimuziho Betty hari beta akunda abasha kuko beta umwana abigize nkana abakozi bararangara ako sinezeza ko beta icyo kintu yagikora ariko wenda nagikoze n'umuntu urantuza kubimubaza mu nzu cyabiteye bitewe n'uburakari nasanze madame afite nubwo amenya n'imbonye uburakari bwe pe nazera nawe bimwe byashiramo umunyu n'iki ariko narabahakaniye ntabwo mwakwirukana umuntu aya masaha ntabwo kwirukana umuntu byo nta naho byabaye uretse n'umukozi se niyo yaba ari umuntu kugenda utazi wamwirukana ikomereze anaza kumuvugisha ntabwo bitwumva worship God for what we done for us. Msigezi English. Akondia nkaime. Merukana good morning yandika rawa Ari ikuye. kera reka bari byongereza yo wagishobora kumva ko Ushaka posting ututuntu twose. ibitekerezo n'abantu. Kandi ndimba muzi n'ibandi mpani n'impuzo n'abana batwamukira. Kumva nta gitekerezo ufite. Yes. Akavuga twamubeshye. Ngaho zino no namubwiza ukuri ibyabaye byose details zose baratwimisha. Biki? Nese dukuriki. Ariko se cyane ko twamubwiye ngabe. Think about it. Cyagiye bro twari tumuhagaze hejuru ngabimenya. Kandi menye ko Brett yaribonye kuva imyaka maze muri iyi nzu. Aba yumva ari nk'umwana muri uru rugo. Rero icyo mfite igitekerezo. Nese tubigenze gute? Tukamagare tukabwiye ko nikaramuka kabivuze. Kakibeshya kagatinyuka kakabigira Deline. Uriya mwana no turawuteye pasi. Ishyushye. Sheri yaramutse abwiye James. Nyine bikatubaho. Nako James namubwiye. Wana babaye mu mwana Byarukasi akantera utwatsi. So nese tumubwiye gute? nyine two tuakose washaka titanya rero reka mubwira uri mukuru wanjye ko sometime njya mbona wajya ngo ninjye mukuru ubu no kuvuga ko nta idufite kandi utajya ngo noneho kuri iyi nshuro ninjye byazaho gusa nawe byakugarukaho mugabo washobora guto kurakarira kumva yuko ubu utari umwizere ubwo nta kintu cyo gukora wumva watekereza Tumubwire ko se tuzamwirukana. Tumubwire ko tuzamwica se. Tumubwire ko tuzamukorera iki? Avuye hano n'ahandi hantu yabona gukora hano bamufashe uwo mwana tumuhamagare tumuganirize wenda tumubwire yuko tumubwira se wifuje uri utigeze gutandukanya umugore n'umugabo urumva wowe nyine umubwire ko uno use n'umwiganirishwa neza nitubona yaje no tumushyireho ibinduru tumubwira tuzibeshye ukabivuga noneho tuzavuga ariko wowe ataje n'umuntu si Betty uri hano wenyine se niyo nashaka byumvira undi se ko tugiye kumubwira Betty karame wino hano siko warakaye. Umeze neza. Cyane hano tuganiriye twinjye ibintu nta kibazo Asigaye azi kubaha abantu. Betty ni umwana mwiza Warahindutse Sheri usigaye ari umwana mwiza. Kumbona se gize seriye cyane. Ntabwo uranywa igikoma. nta kimwe ariko hari ibintu tukoze ibyo turi mu cyangwa
none se tumeze neza ino mwana ameze neza wamwumvise papa wamwumvire ukivura ukora akazi kawe neza umva rero mubwire Betty urubyiruko byabaye ejo bundi ibiki ariko ntukirengagize ejo bundi tukwirukana ntabwo ubyibuka cyagiye mumbeshyera tukubeshyera twarakubeshyeye ariko ntukigiza nkana yego pe wenda ntiwari wataye umwana ariko urabizi ko usigaye ugira amakosa menshi sibyo inkuru cyagiye ari mu bugambo hariya yari yatayeho inkono twasanze umuceri wenda gushirira ariko ntabwo twigeze tujya gute tunakubwira nabi twakubwiye nabi rega rimwe na rimwe Betty wenda hari igihe umuntu arengera ariko akenshi ni rega natwe turi abantu turadatekereza niyo mpamvu tuba twagutwajije gakeya sibyo ariko by'ejo nawe wakoze amakosa ase kuko ubona ntawe koko ukwiranye n'uriya mpungu uzaba umugabo mwiza ugukwiriye ariko sibyo ndetse nababwiye ko telefone nayifunze nashyiramo n'akadege okay ni byiza washyizemo akadege ariko najya mubwire yuko babariye ntazumva James ambaza kuri biriya bintu muri make ndabizi inshuti na Adeline ntuzigere na rimwe ugira akantu nakamubwira ngo twarakubeshyeye ngo twagize gute nushaka ko tuba inshuti kandi uzi ko ngukunda ariko ntabwo kumbwira ngo na Adeline nawe nzamubeshye uzamubeshye iki ntabwo ari no kukwinginga sha Betty nuko umuntu agutwaye gake uhite wiyuririza ibiciro sibyo ntubona umuntu agutwaye gake noneho turi kukuganiriza twakwinginze ubugire ngo nuko kuba turi kugusekera nuko turi kumwangaha kandi turakubashye uzibeshya ukabwira Adeline yuko cyagiye twari tukurikanye ku mpamvu za Lucas atari uko wari wataye umwana tuzagutera ipasi ku muntu yes urabyumva umutima kuteza ipasi yatuye urabyumva ibyo bintu cyangwa urakagutogosa mu mazi ashyushye niba ntibazamenye naho murambura cyangwa nimba wumva ushaka gutandukanya umugore n'umugabo Imana ibyo yifatanyije izatubaza iki ko wizize nugira ikintu uvuga niwe uzaba wizize Betty listen to me ntuzigere ubivuga na rimwe cyangwa niba ushaka kubura ubuzima bwawe uzatinyuka noneho zero uramuzi dore sitari kugutwara gake nkabona wigize ikidebiri didani maybe uko ugize sibyo mwihore nta kintu azavuga zego kandi arabyumvise ariko Betty nigendere ushatse watwumva sibyo urabizi nawe ukwanga ahangaha ushatse rero watwaza ibintu gake ese ubu ngubu ushaka gutandukanya umugore n'umugabo ibaze reka ntashiririza reka ndebe ibintu biri hariya gusa njye sinanaguhendahenze zero uramwize ngange wakora ibindi nka kubabara wagira gute ariko dira ni nazamo ngewe natuzagera ku gihe uri kubyumva umbabarira icyo kintu se ngo byarenze gute urumva umuntu yarampamagaye arambwira nyine ngo duhurire hariya ku muhanda ndabanza ndamusinziriza nshyiraho na supanete ngo atagera no kumurya mwita nsohoka nyine njya kwita hanyuma kuki watinze uzi gusiza umwana wumvaga bigenda gute nzongera kandi nari ndi kureba ku bikuta nuko wahise bahana birakabije pe birakabije kandi ari uza ni ubwa mbere ariko iryo kosa koze ni ikosa rireze ubwenge bw'umuntu ushobora gusiga umwana w'inja nka dirani ukagenda ngo ujye kwitaba umuntu maze ugatinda wese gusiza umwana mu nzu wenyine numvaga nari narihuzwe nande bete ibyo ntitubigendanemo neza sibyo suzi uko mufata sibyo uyu mwana twamubonye tumubabarira bizi uru rugamba uraruzi rw'uyu mwana
mbabara ko kabyara musabye imbabazi rero sinkunda kuvuga nabi ariko ushyiraho full stop kuri uyu mwana ibindi uzamena amata uzamena ibyombo nzakuvugana nabwo ni na accident wagize gute ariko nibyo yakudiranye umuhari rero kabyara beti sinshaka ko utibuka gihe kujya kwitaba umuntu ukamara amasaha ngaho yose bambwiye wamaze wasize uruhinja ntabwo iyo byumvikana beti nubwo uri kuvuga ngo tukabare n'ubwa mbere ariko se wari wanyweye inzoga se usigaye unywa inzoga none se warabaye iki gituma utibuka umwana wasize mu nzu wari wowe wamusiga gutyo none mbabaye sinjye kubyumva nimba wumva ushaka ko tubana neza kabisa aha ntabwo ari iwanjye ariko kumwe na musaza wanjye nta na kimwe ntakora sibyo sawa bajya gukora iki icyayi cyahiye ese hari amagi ntacyo reka nkubitekere ariko mbabarire mfite ibyo nisize yumva amatwi yanjye yo kuvuga ngo wasize umwana bavuga ngo ntacyo nzageraho sha gusa ubu nta niguriye igare umuntu w'umugabo ugomba no kuryandikisha ibinyoteri bishasha ahubwo se buriya bose naribona riparitse muno ntazagira ngo naryo niryera ntanzongera gutaha iwacu ngo ndi gutega imodoka ndi gupfusha amafaranga gubusa aja ndaritahaho neza neza se noneho kuri kwivugana umaze gusara maze gusara uri kubona icyo ari igiki ahubwo se nyine iki kintu gisa nk'iy'amatabaro waparitse mu rugo rw'abantu uyu ni iyanje uba aka kanya turi kuvugana ariko se iri ngiri ni ryo watoye nibyo kuritoragura iyi ni ryo watoye iri ntabwo waritangaho uzi kuri ndaritangira 70,000 wowe 70,000 ibihumbi 70 suzi ko ejo uzi ko nari narabwiye bose ati amafaranga rwose uzamena uzayagumane hari iki nzayakwaka ngiye kuyakoresha ukurikije ukuntu bose imodoka ze ziba zisa n'iki kintu waparitsa atagishyira mu myanya ahubwo kayi bose aravuga ati umukozi wanjye Kanyamanza ni umuntu mwiza utekereza mufite ubwenge ubu noneho reba aha nzongera kuja mu majyaruguru n'amabu ndi gutega imodoka ngo ndi kuja gukatisha uragiye Kigali mu majyaruguru n'amatabaro nzaje ndaca igicumbi icyo bita ku hari icote kirakomeye neza reba noneho feri noneho feri kuzifata wapakiraho n'ibiro 500 by'ibirayi neza mbese ya mifuka yabonye uko uzajya icuruza neza umva reka n'amatabaro ariko inama nkugiriye uze tugiparikana mu gikari bose atakibona none sinje ndarigumisha hano nuko naye ndi kujyamanze mbyumve nk'umuntu wari guze mbe ndarirya umunyenga ryicayo umva kandi ntabwo nshobora kujya kuri matabaro njyewe beti harya beti waturutseho iwanyu nje ndagushofera nje nukuri nakumanuka nayo iwanyu nge uri gare ryajya Nyaruguru Nyaruguru ubu siriga uri kubona ari dafite amapine reka amagambo nifitiye n'agahinda mwana agahinda k'ibiki sikari nongera korokasi none sekaye guhabwa udufaranga hagira icuma ari mu mutwe wawe hajemo rukasi n'amafaranga gusa ariko rukasi niwe tuyimana izadutabariraho none tuguri kujya hantu wabonye umucunguzi ese urani muri umuntu wa Yesu uratabara umunsi umuntu iyo yazanyemo ibintu byo kujana muri Amerika biragabibaga byoroshye ngiye yaranyibwiriye ati ninguha nimero zawe usibye no muri Amerika no muri bari muri Oceania naho tuzagira nayo icyo nzi cyo kukubeshya nibyo bintu byoroshye mva nkubwire uribuka wa mudayimoni ngo nizera aza akatwumviriza iyi sinakabonye kutaje kureba ibyakurikiyeho hakurikiyeho ibiki baragiye bazana umuhini bakira hasi umuhini w'umusekuzo basekuraga wiso nk'uwara kirete kera mariya we karwasa ngo ngwiki ngo niko bagegera we y'umukozi wo kagira gute uzi ibigambo gitokana mbwira niyo mpamvu ibyo byose byawe byatukuye ntabwo ushobora kubyumva na n'ubu ngundi acyumva agahinda baba barankubise barampambirije ngo ngiye gutwara umugabo w'abandi sinzi ngo ntituberanye mpakira ibikapu rya joro ndasohoka baranyirukana cyokoze kubw'amahirwe ngeze mu nzira hano mpura na bose ansubizayo mbaza ngo tugeze mu nzu byagenze bite babwiye boss ngo nasize umwana mu nzu wenyine nawe se urabyemera rero nawe uberaga igicucu
none se bakavuga ngo wasize umwana wenyine uzi ibyo uri kuzira iyo umubwira ngo ni uko we ngo rukasi ari ariko uri kugukunda gufata iriya kipe ya bariya bagore bateranye ukavuga ngo nari kuvuga iki ibyo baguhana nyoko ndambonaga bitoroshe barabinyemeza ngo nasize umwana mu nzu ngo niyo mpamvu banyirukanye ngo basanga ngo yarize ngo yahuguye ngo ari mu nzu ye wenyine kanyama ubu ngewe beti ukuntu uriya mwana ubu neza bazi ko ari umwana we wasize mu nzu bose ansabira imbabazi ndagenda noneho rero icyo si cyo kibabaje ikibabaje numvaga wenda kubibwira bosi nta kibazo ariko ndi buzinduke kubibwira Adeline baba baranyicaje bati turakuzi n'uwo munwa wawe ngo uzibeshye ubwira Adeline ngo bazafata ipasi ngo bashyiremo degre ya nyuma ngo bantere ku munwa rero nawe ugira ubwoba ubu si oya nanje waza tugafatanya tukabarwara uhewe ugenda ubibwira Adeline hama cyagiye bamfata kutamperekeje ubwo twe turajana iwanyu kuzi ko twese turabatindi ninde none uri kuncuka ngo ako kanya ngo nayo kuhita mbivuga kandi igihe badufata ari wowe kubwira inkuru y'ukuntu byagenze nta kintu wamfashe wewe uzagende wicarane Adeline ugende uretse Adeline we utaranamugeraho rero nawe barabyutse ubwo nawe niko bamubwiye abarazindutse urabizi njye na Adeline ubundi nta kibazo tugirana aransomeye ndabyemera ndamubwira sinzongera umwana namusize ngo hari umuntu mpamagaye ndisobanura ibintu bidashoboka kayi beti ujura agira ubwenge wewe ugenda ubibwire Adeline ubibumubwiza hame iyo pasi bazayintera bayigutere si wewe ubabwire Adeline ko bavuze ko bazanagutera ni pasi kayi nje mba ndi kukubwira ukaza nje mba ndi kukubwira ukanyobera no kuvuga niba ari byo niba atari byo sinzi ngenda navuga nkigira nubwo bako hari uri kutwumvira sinzi uko nzabigenza tujye tujye kuvugira ese tangishira igare wakubona ugenda do oya nabanje ndacunga rero kukubwira ndahira ko kitazagukora naho beti kuri mubyije ukuri ushaka ubibwira Adeline umubwize ukuri umubwire ko ibintu byose bimeze naho ubwo nukomeza gutyo tayari zaguha amabere ya nyoko ntuzanzaneho iby'ubusa bazakwirukana ubundi se bwo nimbibwira Adeline nawe umushuka mwicaga garuka n'ubundi bazanyirukana kagende nkoresha ibyawe ariko ntibanyirukana ufite ibibazo oya wewe umubwire tuzamenya ibiri kuja mbere na Adeline rero nawe umubwire ko bavuze ko bazaguha nyoko nawe abimenye kugira ibizakubaho ako kantu ka nyoko wari uvuga nzakumera none se kugarukiraga kuri sintashara mwana sindikura ako nyine uzi ko ugiye kuzishajisha utambaye ibyo bintu ntabwo wareba ni ukwijarija se ako kabatse inguziranye karasereza ubwo se nawe yabuze gufasha aka telefone umeze gute se ntuzuri kumbona ndi kukubona tuvana biba menshi ushaka kunyigura hamwe wambonye kuko utuntu ushaka kumbwira we kandi ni serious uri serious ngabona n'ubwo wa serious ndende urumva nyine cyari bivuze banze kandi nawe ubwawe warabinyibwiriye none nagendesha akanyamanza inama arambwira ngo ndikubwire ubwo uzabafata bandeye hasi byagenze gute rero ubwo urumva mu minsi yashize wa mushyitsi okay uretse gatoya muri makeya ntabwo wabasize umwana ntabwo nigeze mva na hano niba utarasize umwana ikosa ryari ritumye bakurikirana muri ejo ni iki warakoze iki
wa muhungu w'umushyitsi wawo undi ntazi ngo ahantu yavuye ngo hanze Lucas yarampamagaye yaraguhamagaye ndamwitaba ambwira ibintu ntazi nyine bitumvikana nyine ntazi niba ari byo cyangwa atari byo amaze kubimbwira nari intetse ndeba ukuntu umuceri umeze mbona naza nkavugana na Kanyamanza yari ari hanze ntabwo nasohotse igipangu ndaza mbwira Kanyamanza ibintu Lucas yabwiye kumbe zero shitani ari inyuma yacu bahita banjyana mu nzu ngo ni gute ngo ngewe ngo bete ngo w'umuyaya ngo ngiye gutwara umugabo ngo waze bafashe igiti barankubise bamaze kunkubita bati hanze urugendo ngo vana uburaya bwawe mfata igikapu ndasohoka saa mbiri urimo urambwira ibintu byinshi ntabwo ari byinshi Lucas yaraguhamagaye Lucas yarampamagaye ngewe njya kubwira Kanyamanza ko wari kubwira Kanyamanza se ko Lucas aguhamagaye hanyuma zarakumva zero arazinzira ibyo ndi kuvuga kubwira Kanyamanza ariko Lucas yaguhamagaye hanyuma bagukubitiye ikintu utari kumva icyo wazize ikintu nazize rero uwo muntu nari kumpamagara ngiye afite ikibazo ko anyishyuza imyenda ibyo nari nari kubwira nanjye sanga imyenda yagiye kunyishyuza yakubwiye ngo iki yagushakira iki yari kumbeshya ngo abona ngo yumva ngo yarankunze nawe urabisetse anga uri kunyerereza mbwira icyo wagukubitiye nicyo ngicyo nazize wazize se ko wamagaye ko bambwiye ngo ko bankunze ngo ntwaye umugabo w'abandi beti jya uvugisha ukuri rero nawe utari kugira indimi ebyiri njyewe beti nkagira ubu teta arifashe akwirukana ko ariko usabye telefone ya Lucas nshaka kukubwira hari uwundi munsi ubona mfite ubwenge buke bwasiga umwana mu nzu nkagenda nawe ibintu ntabwo nabyumvaga neza uretse gato ukazemo warampamagara cyangwa naho ngarutse ariko nyine nuko byagenze ubwo mu bijuko tuza nta kibazo ntuze kubivuga atagira umuntu nteri pasi oya byihorere ndabikurikirana ibyo ngibyo kuko ntabwo byumvikana kandi ubwarana akamafaro yego arimo iki kare byanje sha batinze ku mpemba ngo ngutaheho subazanyira none hora ntabona nje kwiga no kwirinda sha bantuza bandoga ba Philippe bandoga no kwirinda sha nanzanga imisururu myinshi Kanyamanza wasaze ko ntabwo kwivugisha aho gushaka ese kuko hano wadafunze oya mvuga negetseho kubera mbaga ndi hano wegetseho se bitese ko rwego rwo kuvugana nande ko mva ntaco n'utuntu umuntu abaga ari gutekereza ari gupangapanga ntabwo se utekereza urivugisha hari igihe umuntu atekereza ibintu akavuga bikaba ngombwa kugira avuge byumvikane neza ubwira ndetse ese umuntu wabikije igare ko atageza kuritwara byarenze ko ibyira igare byose ko nimaze iminsi angandi igare buriya urebye amapine si mashasha se ubwo nyine nsigaje gushyiramo umunyururu ubundi nkazarizamuka aho zashorongi nkaribaravara ni iryawe se iri gare nariguze 70,000 kuri Kanyamanza none se ubu koko nararebye amafaranga bampembaga ngenda ndayakusanya avanza kugiye guhora ngenda nkaja gutega za Nyabugogo ndava wazayakusanya nkagura igare ryo kuzamuka iki cyo gikorwa wakoze mu mafaranga ahubwo si mpamvu nzajayo ko kuko bazanduga ntibabona ko naguze igare kandi kubitekereza niba burashya azagutwara bari bararoga gase bandoga ubu babwati Kanyamanza yageze mu rundi rwego ego ko mpamvu rero ntabwo ndi kujya ntuza ferizo ni nyinshi nshaka kuzigabanyamo kuko ngeze za buranga rya nyica ngaho uza gushaka kandi iparika rero n'abana n'imbere mu muryango so ubwo azaparika imodoka nawe uparika igare aho ngaho none se ahubwo kumva ntari kugenda ndaja mu cyiciro cya bose aparika na Kanyamanza aparika wumva kuko n'ibintu biri kuja mu buryo byose ariko urumva ntabwo bijyanye oya biri kujana Kanyamanza aparika hari bose n'imodoka bakubwiye bosi ashaka parikingi y'igare oya buranga aza baparika amagare ariko utaha uzagure nk'inka cyangwa nk'itungo rigufi ariko ubwo niba naguze igare ejo bundi oya nshaka kugura umurima uraseza akajya ukinga aho ngaho tuzaza ugasohoka akiba urimo wivugisha aho ngaho kugira ngo bigende nuko nta bushobozi mfite no mushiki wa bosi ni mwiza